maze rero munyemerere twakire umushyitsi mukuru wa mwise umubyeyi wacu. Muzi ko ndabizi ko mubizi mwese zishize babuze papa wabo cyangwa se umubyeyi wabo, baza bihuta impamvu zikiriyo no kumushyingura. Ntabwo twari gushobora twese kubana nabo, ariko hari ababyemeye no guserukira bagahagararira abana nabo. Dushimana yuko nabona ko nimubipfuza ntibabara cyane, ko ndabona yakomeye no kwihangana, kandi bikari muri club muri atarumva ko gupfusha umubyeyi bimera, ariko Imana irahari, Imana ntigipfa kandi ikomeza ibahumuriza nabizi. Hanyuma tudatinze rwose mubyemerere tumwakire. Ndabizi ko afite igihe gito cyane hano, araza kubibwirira. Icyo nari mbabwiye ni impamvu zaza yihuta, ngo biraza kumvikana ko yaje adafite umwanya munini. Yageze hariya tubwira ko adashobora gusubira rwose, ataje kutureba. Uzi ko aheruka kugisengera Kimironko, nyuma yaho akomeje gukurikirana amakuru, ariko ashatse kuza kutureba uko tumeze. Turamushimira cyane ko yaje gusubira hariya mu rukundo n'umutima w'ibyeyi n'ubundi tumuziho. Reka mbasabe twongere tumuha amashyi ko reka dufate Bibiliya zacu muri Samweli wa mbere, Samweli wa mbere igice cya mbere umurongo wa 9 kugeza kuri 18. Samweli wa mbere igice cya mbere umurongo wa 9 kugeza kuri 18. Nuko bamaze kurya no kunywa, Hana ahaguruka aho bari i Shilo, kandi Eli umutambyi yari yicaye ku ntebe ye ku gikomanizo cy'umuryango w'urusengero rw'Uwiteka. Ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda arira cyane, ahiga umuhigo aravuga ati, Nyagasani Nyiringabo, nurebe umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe, ukamba umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka abuwe iminsi yose ubaho, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera umutwe. Nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. Eli yitegereza umunwa we, kandi muri uwo mwanya Hana yasabiraga mu mutima we, iminwa ye ikanyeganyega, ariko ijwi rye ryumvikana tirihinduka. Icyo cyatumye Eli yibwira ko yasinze. Nuko Eli aramubaza ati, uzageza he isindwe ryawe? Mbese waretse vino yawe? Hana aramusubiza ati, ashwi databuja, ndi umugore ufite umutima ubabaye, ntabwo nanyoye vino cyangwa igisindisha cyose, ahubwo nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yo mu mutima waje. Ntukeke yuko umuja wawe ari umukobwa w'ikigoryi, kuko ibyo navuze kugeza ubu nabitewe n'amaganya kandi n'agashinyaguro bikabije. Maze Eli aramusubiza ati, genda amahoro, Imana ya Isirayeli iguhe ibyo wayisabye. Hana aramusubiza ati, umuja wawe mbonera imbabazi imbere yawe. Nuko uwo mugore aragenda arafungura mu maso he, byongera kugaragaza umubabaro w'urukundo. Mana yaje gushimiye ijambo ryawe rizima, aho rirekure rimanuke rize muri twe, kandi rikora umurimo ryawe bari bacana bavuye gukora, mu izina rya Yesu. Amen. Niho nibaza ijambo navuga muri iki gihe murimo. Imana yampaye iri jambo bisa naho ritajanye n'ibihe byenda murimo, ariko bye nibaza impamvu yatanze. Ndashaka kuvuga ijambo ryitwa umukristo no gusenga. Umukristo no gusenga, cyangwa se umukristo n'amasengesho. Icyambere nshaka kuvuga
kugira ngo mwumve neza ibyo ngiye kuvuga nuko urugo cyangwa se umuryango cyangwa se itorero ridasenga ni itorero venerable cyangwa se itorero ridakomeye. Bishobora kugwiza abantu benshi umubare w'abantu bari mu itorero, ariko riba ari itorero ridafatika, riba ari itorero rinyeganyega, riba ari itorero ridafite umusingi ukomeye. Icyo ni ikintu cya mbere tugomba kumenya. Umuryango udasenga ni umuryango Satani akinisha, ni umuryango Satani aseka, ni umuryango Satani agerageza igihe cyose ashaka, kuko ni umuryango utadepanda n'Imana. Gusenga no kudepanda n'Imana. Rero impamvu n'ibyo dusenga nuko aho niho dukura energy cyangwa se imbaraga zituma turwanya ibitugerageza cyangwa se imiyaga ya Satani dusanga turwanya. Niyo mpamvu tugomba gusenga. Rero gusenga ni ukuganira n'Imana, kandi umuntu avuga ngo kuganira n'Imana ni ukuganira n'umuntu, ni ukuvuga ngo uravuga nawe akagusubiza, ugaceceka nawe akavuga nawe ukavuga. Kuganira n'Imana. Ikibazo tugira rero iyo dusenga, kenshi tubwira Imana tukayibwira Imana urakoze ko wandemye, ko wambwiye neza, uri Imana ikomeye cyane, tugageza ahantu Imana yukabuze tukavuga twarangiza tugataha tugasubira. Nta mwanya wo gutuza ngo tuvuge ngo ngaho nawe Imana avuga, kuko Imana ntitera urusaku, ntiyavuga ngo tuvuge twumvikane tubishoboka. Gusenga rero ni communication n'Imana. Gusenga ni respiration spirituelle, ni ukuvuga guhumeka k'umwuka. Iyo guhumeka ni ukuvuga hari umwuka asohora, hari n'umwuka ninjiza. No gusenga nako ni ibyo uvuze, ariko hari n'ibyo winjiza biturutse mu mbaraga z'Imana cyangwa mu mbaraga z'umwuka wari urimo. Gusenga ni ukuvugana n'inshuti ariyo Mana. Ariko se abasenga ni bande? Igitabo cya Matayo, ariyo Matayo yaravuze ngo Yesu asenga ahantu yasengaga barabaza gusenga, twigishe gusenga. Arababwira ngo nimusenga kugira ngo Data wa twese uri mu ijuru. Ni ukuvuga ngo usenga agomba gusenga Imana yaramubereye se. Je pose une question ndabaza, Imana ni papa wawe? Iyo umuntu avugana na papa we nta protocole. Iyo umuntu avugana na papa we ntakuvuga ngo mbanze je kubaza niba namubona, ntabanza aja muri dushe ngo yisiga amavuta. Oya, iyo umuntu avugana na papa we nabamurika mubwire mpagaze cyangwa nicaye, nta gitekerezo agira, araza gusubira ya se akavuga ngo papa ndaje mfite ikibazo amwenda cyangwa se mfite ikibazo runaka. Imana itubone. Ni ukuvuga ngo Imana itabaye Yesu, ayo masengesho ukora ni amasengesho yo kuvuga gusa, ntawe muvugana. Ese Imana ni papa wawe? Ese Imana yaba papa wawe gute? Imana iba papa wawe mu ijambo rivuga ngo abamwemeye bakizera izina rye yabahinduye kuba abana b'Imana. Barahindutse. Haleluya. Barahindutse. Ikibazo dufite mu matora ya none nuko dutuza abantu batigeze bahinduka. Batigeze bahinduka. Bamaze imyaka mu matorero n'abapasiteri n'abapotre n'abansiye bari mu makomite n'amakonseye, ariko ntibigeze bahinduka abana b'Imana. Bazi Imana mu mutwe, ariko ntibigeze baba Imana mu mutwe ngo bahinduke. Ntibigeze bahinduka icyaro gishobora cyangwa icyaro gishaje, ariko kiri mu itorero ariko cyarashaje. Abamwemeye bakizera yabahinduye kuba abana b'Imana. Nakompara iki gihe turimo mu gihe cya Yesu, igihe yavutse ari n'abafarisayo, hariho n'abasadukayo. Bazi amategeko bavuga ngo bazi Imana, ariko iby'ukuri bahakana ibyerekana ko ari abana b'Imana. Icyerekana ko umuntu yahindutse n'imbuto yera, n'imbuto yera, kandi imbuto iyo zeze ziziyoberana zisoromwa n'abantu bose n'abatambuka ku muhanda barazikora. Imana itubabarire cyane. Rero ntabwo umuntu yasenga ngo Imana imwumve atabaye umwana w'Imana, ariko iyo uri umwana w'Imana upfa kuvuga imbere y'Imana, Imana ikavuga ngo umwana wanjye yaje imbere yanjye hari icyo ashaka kumva. Rero turafata urugero rwa Ana, kandi aho ntabura amasomo agera kuri arindwi. Ana yari umwe mu bagore babiri ba Elukana
Elukana yarafite umugore umwe witwa Penina, undi mugore akitwa Ana. Noneho Penina arabyara ariko Ana ntiyabyara. Kubera ko Imana yari yaramusitinya, ntatanga ijambo ry'Imana. Imana yari yaramusitse inda, we yarigomba yazibwinda n'Imana. Haleluya. Penina yarahari akazi ke yari yarabyaye kandi ngo akakomeza kumeresha nabi Ana, amutoteza, amubabaza, amutumarira, atubabara. Hari Imana yemera ko Penina aguma imbere yawe, ikamushyiraho ikigaragazo ni ukuri Satani. Si Satani, ni Imana yazanye igipimo, ni Imana yazanye ikintu cyo kugushaganya. Penina ntazava imbere yawe utaramenya aho ugomba kuja. Vuga ngo utaramenya aho ugomba kuja. Penina ikibazo cye si uko agutuka, ikibazo cye ni uko akubona uko umeze. Amen. Ngaho mushaka ngo yaramubwira ngo itarimo zose nubwo umugabo waje gukunda impanga, ukuvuga ngo nyuma yaha etaje hawuki. Ana warabaka, Ana ararira, Ana ntarye kandi kutagira n'uko barakwe tashimishaga Penina kuko ikibazo cya Penina bavuga ngo kamubabaza. Penina nakwegera kugira ngo babare nawe ukababara azishima, ariko nakwegera nezerwa umwereke ko rwose nta kibazo kibirimo. Amen. Hallelujah. Amen. Penina mu buzima bwa Kristo ariho. Ejo arasura mu cumi cyane magana Penina, kandi twese ntabwo dufite Penina mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kandi Penina si umuntu uri kure, si umuntu utakuzi mutaziranye, n'uwo mwicarana mu rusengero, n'uwo muhuriye mu kazi, n'uwo muturanye hafi, n'uwo mu karere kawe, n'uwo muri serire yawe. Penina arahari, kandi Imana yabashyize iruhande rwawe si Satani. Ntabwo nawe tubona Ana yitwa Penina amaze kutubwira ariko wanditse ariko kwiga mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. No. Hari ibintu bitanu nako birindwi dusanga muri izi nyigisho bikomeye cyane. Ndavuga ngo bageze Shilo, bamaze kurya, bafite ibitabo byo gutanga umwami Yesu cyangwa se Imana. Ijambo riratubwira ngo Ana bamaze kurya no kunywa, abandi iyo bamaze kurya no kunywa baricara bagatuza bagatera inkuru, ariko we bamaze kurya sinzi Imana nari bamaze kurya no kunywa barahaguruka. Ijambo ry'ijambo ryawe vuga ngo guhaguruka. Arahaguruka kuko yari yicaye iminsi muri icyo kibazo, yari yicaye iminsi muri izo ntambara, yari yicaye iminsi muri ubwo bugumba, yari yicaye iminsi muri ubwo gushinyagurirwa, ubwo gusekwa, yari yicaye iminsi. Aravuga ati no mu mwaka akaza gusubiza Shilo gutanga Imana sitarudia hivi. Gira mugezi wawe ngo Shilo. Arahaguruka. Ubona umwahagurutse kumva, hariho abatarahagurutse nijoro, hariho abatarahagurutse basa. Mwarahagurutse kubaka, murashushe, ariko abatarahagurutse bagafata ngo ni ukubaka. Ibanga Yesu akora, ibanga Yesu akora ashitse. Zera nyigisho n'undi babiri batatu bahembwa gutera sinzi angahe bugiranye miliyoni ine na bitanu maze gukoresha. Ibyo ni indoto. Ariko hari abahagurutse cyangwa barahagurutse wese mumaze guhagarara, Imana ikora ibikomeye ishaka gukora. Turabenze nimwiha amashi uko muri Ana barahaguruka. Umaze iminsi wicaye, umaze iminsi uryamye, umaze iminsi mu Kristo w'icyumweru, umaze iminsi uraho, nta komisiyo, nta departema, nta nama, uraza ukicara ugahaguruka ukagenda mu rugo, nta kontribisiyo n'imwe utanga mu murimo w'Imana. Bene abo bantu ni kwibaza ese uwo muntu azi uwo ari we imbere y'Imana. Haguruka. Imana ikuzo
ndasaba ngo binuke muri uyu munsi wa none. Impano zo n'Imana zitanga ndashingiye kuguresha no gusa no gutera guhinduka no guhinduka. Biratangaje ko Yesu yabwiye Nikodemo aramubwira ngo umufarisayo ukomeye uzi ijambo ry'Imana, aramubwira ngo nutazavuga kabiri aho utabona ubufari wawe, nutazavuga kabiri haguruka uve muri icyo cyiciro maze n'imyaka kitari cyo, haguruka uve muri ubwo buyobe maze bitari byo, haguruka uve muri icyo cyaha maze n'iminsi kitari cyo, haguruka uve muri ubwo bugambo, muri ayo porobuleme, haguruka uve muri ako gatsiko ubwoko bw'imirara, haguruka uveyo. Umaze igihe Yesu aragarutse azagusanga mu cikagiye mu bibazo bikomeye bitanditse bikungura energy yawe urayirangiza buri munsi mu bibazo. Pasiteri runaka, umukristo runaka, itorero runaka, apotere runaka, undi rero ufite mu nshingano zawe itangazamakuru. Nakurikiye ibyo bavuze Julienne apotere Gitwaza barabivuga bakananiza mesaje, umugore umwe namubwira ko urangiza mesaje wongere kugura bivuga iki sinari mpamvu yabivuze ibituruka imbere tutuzumva, ibituruka imbere tutuzumva kugusaga gusa nawe ukamusiga bari ko Gitwaza bari ko ukuri gusiga muri abo no wari umurimo wawe no guhaguruka ugasenga. Tushize kontrole y'undi muntu uko asenga n'uko abayeho. Umurimo wawe no kurime abantu bazikorera imizigo batari kwikorera, unaniwe ibyawe urugero utangaza amakuru utazaturukanisha impamvu bayatangaje ubaye pote parole ngaho kwiza WhatsApp mu isi yose nzima. Gitwaza yavuze ati uzaba yahuye n'Imana, uzibanga n'Imana, uzuko ameze n'Imana. That is not your problem. Niyo mpamvu abantu benshi bicaye mu byumba batabanje kwicaramo. Akicara muzasomeza buri gice cyane hahirwa abaticarana n'abakobwa. Niyo mpamvu itorero ry'Imana rifite ibibazo uyu munsi wa none riracikamo kenshi, rigacikamo kuko abantu kibakiswa, abantu bitukiswa, kitukiswa. Uyu munsi umugabo aramubwira ati ngo sikutire bahunga 10. Umugore ati none bahunga 10 wewe ndashaka umwana, kandi nzamubona. Aravuga ariko bavuga kwe byagiye ku bapfumu, byagiye ku bagabo, byagiye ku bagore, yarahagurutse kwaja mu rusengero rw'Imana. Iyo ni jambo yakare yarahagurutse mu nzu y'Imana, aje aho Shilo aho Eli yari mu nzu y'Imana. Iyo hagurutse ujahe umugoroba ujahe kuja mu nzu y'Imana. Uriya muzehe yabivuze neza, ahantu byasanzwe, ahantu ntibafata mu rwego n'ibintu bisanzwe, ahantu ni mu nzu y'Imana, ni mu rugo rw'Imana, ni mu ngoro y'Imana, aha hatuye Imana. Ni ukuri tukomeze isano rya kera cyangwa abigishwa abana b'Isirayeli ba kera itoro rya mbere. Imana yari mu isano yasibye Imana mu mutima yacu, ariko ahira aho guhara hano bishop Simora pastor Simora bahara Imana aha rero yahanutse mu nzu y'Imana, arashika areka mu nzu y'Imana. Isuza uvuye mu nzu y'Imana. Hari abantu benshi turi kumwe mu nzu y'Imana ariko imitima yabo iri hanze baratekereza ibiki ngo ashitse muri iyo nzu y'Imana gafite cya gatatu arasenga bino mwenzi wangu arasenga. Gafite gusenga no kuganira ni cyakane ngo atinda muri presence y'Imana, aratinda. Imana idufashe. Ubu ngubu ni bibi dutinda handi ariko turi imbere y'Imana. Kubera iki? Dufite za Facebook, dufite za WhatsApp, dufite
ibindi byose dutinda kuri internet, kuri computer, aho niho twibiye. Ntidutinda imbere y'Imana. Kubera ko ndatinda imbere y'Imana rero ntabwo Imana ituvugisha. Umukristo atinda imbere y'Imana ahora ari bebe spirituel, ahora ari umwana muto cyane. Kumabwiriza usomye ni kuba wasomera akora umwana. Usomye ijambo ry'Imana ariko wasomera yene. Fata itangiriro baguhe mikoro utagoye. Biragoye. Tangiriro ngwino ucara hano. Fata Exode kuva 34 makumyabiri ngaraho zikora 34 amara nayo n'Uwiteka iminsi 40 n'amajoro 40. Ati imbere y'Imana iminsi ngahe 40 n'amajoro 40. Atajya kanatani mu mazi. Uwiteka yandika kuri bya bisate by'amabuye amagambo y'isezerano. Niyo ya mategeko uko ari. Komeze. Mose amanuka umusozi Sinayi afashe mu maboko ibyo bisate byombi biriho ibihamya. Nuko amanutse uwo musozi ntiyamenya yuko mu maso he arabagiranishijwe n'uwo bavuganye. Umva abaduhagarara gato. Mose yagiye gusenga guhura n'Imana. Ndebe mbere yagiye gusenga guhura n'Imana amara iminsi 40 n'amajoro 40 atagataba. Ishusho ye yahinduka. Tawamara n'Imana igihe kirekire bari ni impossible. Igituma tudahinduka nuko dusa naho tumara umwanya n'abandi bantu. Turasa naho tubana tuvuga kuko bavuga tugira inzobane kuko nibo tubana. Mose arahinduka, sura ye irahinduka, fese ye irahinduka, ariko ntigera bimenya ko yahindutse. Ntigera bimenya iwe Mose ntiyamenye ko yahindutse. Urumva uzakumvisha ushaka kuganga ikurikira. N'Abisirayeli bose barebye Mose babona mu maso he harabagirana, batinya kumwigira hafi. Mose arabahamagara Aroni n'abatware b'iteraniro ryabo basubiraho ari. Mose ababwira amagambo, nyuma Abisirayeli bose bamwigira hafi, abategeka ibyo Uwiteka yamubwiye byose. Moses iminsi 40 n'amajoro 40 yahinduye fese ye. Nasaba Imana y'umugisha wihindure fese yawe, ihindure ubuzima bwawe, ihindure cyangwa impindu. Kandi ntabwo muri ibi maze iminsi mu bushumba, kandi hari maze iminsi muri ibi uhinduka kuvuga ati ndagushaka Mana ntawahuye nawe bakomeze kuko yari ameze. Moses arahinduka aragaruka atatuye yahindutse basore baseruke barahunga basubira inyuma. Baravuga ati niki cyabaye ntiyarazi ko isura ye yahindutse. Umunsi uzahinduka uzabibwirwa n'abandi. Tuzabwira ngo jewe ndi umupasiteri, jewe mvugana n'Imana, iyo nsenze Imana iransubiza, iyo nicaye Imana irabasanga. Oya, abantu bazarengarika bazabona ko hari icyahindutse. Ibyo ntibishoboka kudatindanye n'Imana. Ntawatindana n'Imana ngo areke kwiyumva. Iyo utinze imbere y'Imana, Imana irinjira igakora hantu. Ndashaka mbibwira tuve mu idini, tuve mu bumenyeri. Nta banyedini bazaza gusa. Idini ni iki? Idini ni ubumenyeri. Imana
kayimenye kayikora icyaha kabesha gacuragura kabesha gateranya gatonganisha kavuga abandi nabi naza gusenga kazavuga ngo Yesu ashimwe icyubahiro ni cyawe Mana sinihanye sinasubira inyuma ngo Mana babarira sinavuze ngo muri abo navuze n'abatarizo uyu ni umurozi uyu ni umuki ibyo ngibyo urashinzwe wowe ushinzwe kuvuga ngo uyu ni wowe ko ntabwo uyu yatugeze tubona Imana ivuga ngo ubwire imbazo zawe usengere cyangwa kuvuga usengere ntawatinana n'Imana ariko kumuhindura turabiva Imana niyo mpamvu tudahinduka twica uyu munsi ntazaye oya kabisa Moses yarahindutse ahinduka isura ye nyabimenye n'uhinduka bazavuga bati hari ikintu cyahindutse tuzavuga kuko wari umeze ibintu bizasukura uzagera hanze bagutinye bakubahe Imana itubabarire cyane gutinya umugabo witwa John Knox n'abandi bantu bose basigaye mbona ko bavuga cyane ngo yazaga imbere y'Imana gusenga agatinda imbere y'Imana Imana iramuhindura kuvuga yabaga n'abantu b'ubugugu agatangira kurira nawe atakiga umuntu yamukoraho kugira agatangira kurira undi yakora kuri aho yakoze agatangira kurira undi yakora kuri aho agatangira kurira agatangira kubona ibyaha byabo akarira ubu ngubu ikibazo ni uko aho kubona ibyaha byacu tubona ibyaha by'abandi turi ba specialiste mu kimanza ntitubona ibyaha byacu tubona ibyaha by'abandi gutinya imbere y'Imana si ukwicara uhaguruke gutinya icyagatanu noneho kwagutira imbere y'Imana kubera kuba mu mutima babaye asuka umutima w'imbere y'Imana atinda imbere y'Imana umupasiteri wari icyo gihe yari yitwaga Eli umubishopu w'icyo gihe yitwaga Eli aramureba aramubwira ati Francis uzageza usindira hanze ukaza gusindira no mu rusengero ariko ararira n'ingumba yaje imbere y'Imana munsi y'Imana baramukumva neza ikibazo afite gikemuke noneho aho gukemuka bamushyiriye ikindi kibazo siko tumera se uzamusengera vurema iyo ngiye muri rusengero aho utahanguwe neza utahanguwe nawe sinzasubirayo iyo navuga mu cyangwa ati abasi uyu nguyu ndabona ntabwige reka nigenge isubire distraction kirangaza niba ufite telefone cyangwa ufitiye yaje mu birangaza hari iki kintu cyiza ariko Satani akoresha we iki siho usanga abana mu rugo mwebwe serivisi bavuye ku ishuri umuvuye ku ishuri usanga umuntu wese kuri salo undi muri papa araho abana babo wagira kure abantu baramereye bari mu nzu baje tubavugana kandi baje bakwiye ku kazi umwe ku kazi abana umwe ari kuri filime umwe ari kuri WhatsApp umwe ari kuri Facebook ariho areba des amis atazi n'isi mukore amiwa inshuti kazi yagira inshuti kazi umuntu aba aramufite tuzi hazarara tuzi uko ateye tuzi icyo azajya akakwandikira aragukominikira distraction kirangaza utuzi twacu Imana yaduhaye turi umugisha turaturangaza amafaranga ari mu birangaza kumenyera Imana birarangaza ukarangara ukabaho tusenga mu rugo n'abana bawe tufite umwanya wo gusenga dufite umwanya wo kujya muri za resitora ufite umwanya wo gusenga n'urugo rwawe n'umugore wawe ariko ufite umwanya wo gutinda hanze tufite umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana ariko ufite umwanya wo guhamagara kuri telefone ukabara iminota 30 ugatanga amafaranga intezi igashika kuri izindi
ugahamagara mu isi yose nzima ushaka amakuru ya Bukavu y'Kinshasa ushaka yo mu Bwongereza ntatakumariye ntacu uzayavugaho kibakuzi ku isi n'Imana gusa n'ikuzi uri mu bategetsi ariko ashaka kureba amakuru yo kuyavuga distraction muri yo muba mu rusengero aho kuja kuri shante kureba umutima naje kwico nzatanga ku rusengero tirukuzura na cyo ndanga uri muri y'amafaranga mara kuri telefone muri restaurant ariko amafaranga distraction bituranga zaje occupation nyinshi watu tuliokipe turi busy Imana yatubwira ngo ibaye busy mu rutume twashaka twese ikafa kuba ngo noneho mbakuye bwoko bwaje c'est bon j'ai tout levé d'ailleurs twese twagumiye umuyonga bituragaza niba kuvuga mu murimo w'Imana ubone ko ari ubuzima ubone ko ari opportunité ubone ko ari umwanya wakibuye kugira ngo uri gukora opportunité aho kandi kuri ufite na fundraising turarangiza ya mbere nta kibazo rangiza ya mbere neza tangira ya kabiri ariko tumirire twitoto nibutarashoboye uceceke gusengera muri mari zagufasha ntuzabishobora ariko tuzi barazamutse kandi imbere kutubwira kubera kuri distrait yes arimo agaruka bamwe baracyari distrait baracyarangajwe n'iby'isi arimo arashaka ubuzima ngo niyo ndashaka ubuzima utabushakanye n'Imana wabubona gute ubugera mu kababara utaragera mu cyo bituzi amafaranga yagera mu kubona ari menshi ukababara akakugora kurangara umushakazi wawe sinasize ariko naje umutima wacu mu bigikurikira cyane cyane ibirangaza biza sezerano ry'Imana kuko umutima wawe wifuza yaza gukatira aho ngaho cyane hari amasezerano kandi ayo masezerano yanditse mu ijambo ry'Imana ubu ni ubuhanuzi bwuzuye abantu b'imibiri y'abahanuzi mubaze akariro gake na feri mugaruke ku ijambo ry'Imana ni gute umuntu adasoma ijambo ry'Imana ariko akibwirwa umuhanuzi kubwira ngo uzabiki ejo uzabiki ukana amafaranga yawe bari gusenga cyangwa nayo natanga pe amafaranga yawe bari gusenga turacyari mu isengero rya kera se aho bakora gusenga Imana niyo ushaka kwitwaza gusenga tange n'amafaranga bari gusenga ngo ku musozi w'Ubuganda n'abantu b'iwacu muri Amerika bakoreza amafaranga uzagenda kuzoza umbaretse Imana ngo ufite ikibazo akamubwira ikibazo cyose uko kimeze nawe akagitekereza nk'umuntu ufite ubwenge yagaruka ngo Imana yavuze ngo usenge iminsi 15 ibyo bisanzwe ku ndabyo wisuzume umutima wawe wumve niba atari ikibazo gusa n'ibintu umuntu yatekereza akabwira cyane no kwizera ngo ahitabuka araca mu maso aroga agubwa neza aragenda kwizera iyo Imana imaze kuvuga wizera niyo mpamvu twizeye ko urasengera ruzuzura kandi rugakomera kandi ukagira amakirite menshi kandi mukagura amatora yanyu zakavuga n'ahandi kandi mukagura mutara byose bivuye hariya abasore bagahaguruka bagakorera Imana bivuye muri hariya ni bazi kubera ko twizeye ko amasezerano y'Imana yaduhaye niyo reka mbabwire iki kintu uyu murimo wawe wagize watangiye nyuma y'amasengesho y'iminsi 40 senga iminsi 40 niyiriza njyanyuma y'iminsi 7 kagira seke kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru seke kapa amazi kagira icyondo reka sinagaruka nari n'ibiyobyicyo iminsi 40 n'amajoro 40 iminsi 7 n'amajoro 70 nta kintu ntabyo ku munsi wa karindwi ni igikoko mara 40 n'amajoro 40 uyu ni umurimo wavuye mu masengero igihe cyose
ni umurimo wo kwinoza. Niyo mpamvu niba abantu twaza dutoya ntacyo bitwara. Mamaze ngo si motivation yatanga itoro, si motivation y'amafaranga. Twatanga itoro kuri motivation yo kubona abantu benshi cyangwa bakeya. Twatanga umurimo w'abantu bakizwa bene Imana. Salif pour tous, agakiza k'ibintu wese. Niyo mpamvu bubatse ku rutare. Nabwinyangeze ushize hari hagoye umwaka ushizeho hirya. Saba itoro cyangwa barenga 300. Inyangeze. Itoro ryatangiye Canada rigeze inyangeze. Rigeze Bunia. Izo baraka ni sinagira Bunia. Ariko barubase barubaka barasakara byose barabirangiza mwaka amafaranga y'ahantu n'abatanga. Kubera ko Imana iri muri uyu murimo. Uzawurwanya izamurwanya. Kubera ko ari Imana yawe. Twizere rero uhaguruke, icyo ni icya mbere. Icya kabiri biragutije mu rusengero. Icya gatatu usenge. Icya kane utinde mu nzu y'Imana, imbere y'Imana. Icya gatanu wirinde ibikorangaza. Icya gatandatu akira amasezerano. Icya karindwi wizere. Lakini sisi tuko kama hapo tumbeni. Ile ya mazuri ekasana mundu yangu kutikibazo cyari cyo cyose kicaana cyo mutima, cyo mu mubiri, cyo mu bugingo, cyo mu muryango, cyo mu kazi ke. Ndasaba imbaraga z'Umwuka Wera ko zimugeraho kuko zageze kuri Ana kugira ngo akire abe mutaraje ubuzima bwe buhinduke, anezerwe, yishime, atange gushyira hejuru ko Imana yakoze ibikomeye. Nanjye ndayishima. Imana urakoze kuko udahinduka, urakoze kuko uwo kwizerwa, urakoze kuko uri kumwe natwe. Iri torero urarisabiye, abatanga ndabasabiye, abatarabishobora ubashoboze, abatarabyumva bazumve. Wubakira inzu yawe uzabamo data, abantu bakaza kwisengeramo, abana bagakomera bagakuriramo bakamenya ijambo ryawe, abatakuzi bagakizwa. Niyo ntego dufite muri ubu buzima waduhaye kugukorera Mana yacu. Sabiye